ubwo tubana mu nzu iza kuduhirimaho. Ubwo neneho imiryango yose irantererana, mbura iyo nashakiye niyo navutse, mba mu rungabangabo. Neneho na saro bari barantijije biranga bayinkuramo, bitamo kwibera hano mu ishamba. Niyo mpamvu waje kubana mu ishamba. Uzi gusoma se? Oya. Kwandika? Nabyo ndabyonze. Wavuyemo mu wa kangahe? Ni mu wa kabiri. Kuko papa yagize ikibazo cyo mu mutwe n'imiryango mama yashakiye muzi kamutererana. Nabonye ko ndabyo kujya dufite ndani inzu dufite tuva mu ishuri. Ubundi se ugitangira mu ishuri wumvaga uzaba iki? Numvaga naba umutico. Ubonye se ubushobozi wasubira mu ishuri ukiga? Narisubiramo. Ufite abana bangahe? Ni 4. Hari ikintu ugeze kumbwira ngo abana bata ishuri. Byagenze bite kugira ngo abana bata ishuri? Byatewe n'imibereho mibi. Yaraje afata imyenda yose yarayitwika. Neneho ibintu byose n'ibijyamirwa byose aragenda yatwika aratemagura. Uyu musozi ntuyeho nta muntu utaranshumbikiye. Bigera igihe barampaga. Neneho mama nawe arampaga aravuga ati ninje kujugunya abana. Aba bana 4 nta numwe ujya ku ishuri, ntago wiga. Byibuze se baramutse babonye umuntu bafasha bajya kwiga? Bakwiga. Ibibazo nagize. Umugabo yagize ibibazo by'ubugwayi nziza guhirema. Dusoza abakurikiye mwese Narayibonye TV, murabona ko noneho tugeze mu shamba. Ni wa mubyeyi bakunda kuvuga ko ari umubyeyi wibera mu ishamba, cyangwa se n'umubyeyi wahisemo kuba mu ishamba nyuma yo kubona ko ubuzima bumugoye. Kandi reka mbasuze mwese nkomeza kubashimira iyo dukoreye abantu ubuvugizi, uko mureba ibiganiro byacu mukitegura no kugira ngo mubahindurire ubuzima. Hano rero imbere yacu hari umubyeyi wacu, ngira ngo utangire twibwira mama. Nitwa Ndibana Vestina. Ndibana Vestina. Ni umumama w'abana 4 n'umugabo. Ubwo akaba yaraguhuye n'ikibazo cy'ubugwayi bwo mu mutwe. Ubwo tubana mu nzu iza kuduhirimaho. Ubwo neneho imiryango yose irantererana, mbura iyo nashakiye niyo navutse, mba mu rungabangabo. Neneho na saro bari barantijije biranga bayinkuramo, bitamo kwibera hano mu ishamba. Niyo mpamvu waje kubana mu ishamba. Hano mu ishamba rero nasanze uri guteka, ndabona n'ungu umukobwa wawe agikoranya. Hano mu ishamba uhamaze igihe kingana iki mu by'ukuri? Hamaze igihe kinini. Hanyuma se ubwo ariko siko kuba uba hano neza kuki utagira ahantu hamwe uba? Nihomba bitewe nuko nta hantu mu baturage ubona kongera gucumbika, bose barampaze. Byagenze bite? Wari warasabye icumbi se bigenda bite kuvuze ngo baraguhaze? Bitewe no gucumbika nyine uwo ucumbitseho babona mama yaranyanze n'umuryango nashakiyemo baranyanze. Ubwo n'abaturanyi bahera ko baranyanga. None se iyo ujya nko ku murenge ukareba ko hari ubufasha baguha? Nagiyeyo. Nagiye bavuga yuko ubufasha buturuka ku bayobozi batwegereye. Ubwo nabo natakamba uruhare runini bakanyita umusazi. Bakakwita umusazi. Umugabo yagize ikihe kibazo rero kuko we yagomufata umugabo wawe yagize ikihe kibazo mwagakwiye ko mufatanya muri ubu buzima? Umugabo yagize ikibazo yagize ubugwayi bwo mu mutwe. None akaba aburangije mu myaka 3. Ubwo rero ubuzima bwo kuba mu gitari ngaba ngiye kurangizamo nk'umwaka. Mama, ubu buzima watangiyemo ugatangiramo bigoranye ukabubamo gutya, none twasanze utetse. Ubu ngubu ubaho gute, urya iki? N'abantu ni nk'umuntu uturuka kura kamfungurira, nama nk'umuntu uturuka mu torero, yareba akarengane mfite ubwo akampa ibyo kurya mu rugo. Ufite itorero se usengeramo? Hari igihe njamo iyo nabonye nk'agasabune nkamesa nk'igitenge nambaye. Sengera muri torero ra? Njye muri Eneri. Eneri ko bagakwiye kuba bagufasha rero. None se mutorero wagiye ubereka ikibazo cyawe baragufasha? Mutorero narakiberetse, ubwo ikintu bamfasha. Hari igihe nk'umudiyakona mpa nk'utwo kujya nkagaburira nk'abana. Ubwo nene torero iyo ugira ngo mfite ikibanza nagere bajya nyubakiye niko ryasanze nta kintu mfite. None se mama, muri iyo myaka umaze, kuko ubuzima bwawe ndabona ari imyenda ishaje, hanyuma muri iyi myaka umaze mu gitari, iyi imvura iguye bigenda biti?
ndemera nkanyagirwa nama nkaja ku rubaraza rw'umuturanyi umwana yakorora nkahava. Umwana akora ukahava. Ubwo buzima se ntabwo umwana ajya arwaragurika se? Mpora mu bitaro bundi. Uhora mu bitaro ukajyana iki? Hari nk'umuntu uba waranyitangiye akagenda kama nk'uduceri nkaja kushaka ibinini by'umwana. Iri funguro rya buri munsi urikura he nubwo cyangwa se ugiye kugenda ibintu byawe ubika he? Ubirekera hano mu ishamba bigenda bite? Mbirekera ahangaha muri iki gitari. Muri iki gitari urabona ko nta kintu kizima gihari, ibizima byari birimo barabijanye, iby'umugabo yasigaje n'abandi barabibyitwariye. Iby'umugabo yasigaje. Ariko si mbere tumanza tubwire mbere yuko umugabo agira icyo kibazo cy'ubwo burwayi bwo mu mutwe byagenze bite? Kuki utagiye mu muryango w'iwabo w'umugabo ngo ariho ujye? Yewe impamvu ntawe ugiyemo bantereranya akigwara. Akigwaye tukifite ako kazo nabwiraga ati mumumfashe tumugwaze. Bakavuga ati nta kibazo afite tuko ni wowe umusazi. Akavuga ati si turaje turaburara tuje ku ishuri ubundi turafata. Ubwo imiryango irantererana ntawura nuvuga ati wenda mu bana bane wenda mfata umwana umwe mwigisha. Ubwo ndavuga ati ntaco bitwaye mukome mumenyera ubuzima munyugwe n'ubuzima murimo ibindi byo mubyibagirwe. Ubwo uko bukeye tukagendana nabo. Abana bava mu ishuri rero. Mu ishuri birangira bavuye mu ishuri kugeza na magingo ya uko bukeye. Kugeza na n'ubu abana bose ufite bane nta numwe wiga? Nta numwe wize. Nta numwe. Ubwo bose n'ukirirwa bicaye ngaho nta numwe ujya ku ishuri? Kwire oya no kugenda tugataragura nk'inshari ngizi derizi nizo tujana muswa nizo zidutunze. Ubwo twagenda. None se ubuyobozi nibuza no kurana niba abana batiga ngo wenda bari icyo babafasha? Ibyo ntacu babikurikiranye ntacu bagize. Twese badufashe nk'abagwayi nkasi. Ubwo kuma muri ubwo buzima. Aba bana bane nta numwe ujya ku ishuri ntago wiga. Byibuze se baramutse babonye umuntu bafasha bajya kwiga? Bakwiga. Bakwiga wenda bakamenya gusoma. Wenda bakamenya gusoma. Muto ya muri bagize imyaka ingahe? Uyu nguyu nahoze mbona. Muto afite agiye kuzuza 16. Muto yagiye kuza uyu nguyu ndi kubona. Uyu nguyu agiye ayujije 3. Mama none rero tugarutse kuri cya gice cya kabiri none dushatse kugira ngo tugaragaze n'abana ngira ngo ababone igice cya mbere wenda bashobora kwibaza impamvu tugiye mu cya kabiri. Aba ni babana be bagera muri 3 harya bose nta numwe wiga? Hawe. Rero reka dukomereze kuri ubwo buzima. Wari umaze kutubwira ko inzu yaje kugusenyukiraho, umugabo akaza kugira ikibazo akagira uburwayi bwo mu mutwe. Bamwe bakunda wenda gukoresha imvugo y'umusazi nubwo ari imvugo itagikoreshwa. Rero ngaho tubwire rero ubuzima abana kubera iki batagiye ku ishuri? Byaturutse ku kibazo ca se wagize ikibazo mu mutwe. Ubwo n'ubukene buziraho mbura babura uko biga ntaho ndi kurara nta nico kujya ndi kubona. Ubwo birangira bavuye mu ishuri. Birangira bose bavuye mu ishuri. Kubera iki se byibuze nta numwe ugeze ugera mu ishuri? Byibuze ufata umwana umwe akajya mu ishuri. Harya ubwo muhungu afite imyaka ingahe? Uyu afite imyaka 16. Uyu mukobwa 14. None se nta nubwo bigeze bagera mu ishuri nta numwe uzi gusoma no kwandika? Bagarukiye mu wa kabiri bo abangaba ko bicaye bagarukiye mu wa kabiri. Bagarukiye mu wa kabiri. Rero reka tugaruke ku buzima none mubayeho gute? Kuki busahizi iyo ntatse nanga nk'umwana kangwarana mu ijoro yumva yuko ntaco bimubwiye. Ubwo nkarirara nje nyene. Neneho nawe igihe kigeze yagiye mu bayobozi inshuro 3 ariko nsohora mu nzi. Neneho komeza kwihambira ndavuga ati nubwo muransohora ndakomeza mbe kumbuga kugeza igihe nzapfira nambasi kugeza ubwo Imana izantabara. Kwihambira ariko batabishaka kugeza ubwo n'abasaza banje bantera baje bakaza kunkubitira no mu rugo. Ubwo birambiranye umukuru muri aba bana arigendera. Naba ngaba bakaja mbese babona bukeye buri wese akanyura n'undi akanyura aha. Bwaba ari nko mwijoro nka saa moya umwana yavuga. Umva rukaba urugamba.
rukaba urugamba. Mama rero birumvikana ni intambara zikomeye, none se kubyerekeranye none tugiye kugaruka ku buzima, mubaho gute, mwivuza gute? Kwivuza urumva abana bataye ishuri ntago bakiri mu ishuri, none mubaho gute? Kwivuza ni umuntu wanyitangiye mu itorero anyishura mituweli. Ubwo ni imibereho mfite. Ubwo yindi mibereho iyo imvura itaguye tuja mu gitari tugataragura nkingo, imvura yaba yaguye tukazirarana ubusa. Kurya noneho murya gute rero? Ubwo ni bwo buzima, ubwo bwo kuja mu gitari ni bwo buzima dushakiraho ibyo kurya, isabune, byose. Tubwire nyine ubona gute akazi kugira ngo abashe gutunga abana bawe? Akazi nta kandi kazi nkora, akazi nako kwikibike nyine ko kuja kuzerera mu gitari nk'uko twahungutse tudutoragura tukatujana mu isoko, imvura yaba yaguye tukazirarana ubusa. Ni ukuvuga ngo ikibabeshejeho ni ukujya mu bitari by'abandi gusa, mukareba niba mwakuramo udukwi cyangwa se ibyihunguye mukajya kubigurisha. Ubwo se mubigurisha nkangahe? None ngubu hari igihe dutaragura nk'ingwe bakaduha amafaranga 700. Iyo ngiyo ago ngaga akaba ariko gadutunga. 700 n'abana bane, ubwo murya gute? Ngaho tujyute. Ubwo nyine twewe iby'ubuzima byo kuvuga ngo nukujya nukuvuga ngo tubonye 700 twagura ibiro 2 by'ibijumba. Mugura ibijumba, ngaho yakoremo imibare turebe 700 uyarya gute? 200 tuyagura ibijumba, nta kindi kintu cyakora. Mugura ibijumba mukarya gute rero? Mukabirisha iki? Ni byonyine uko twabiriwe nyine ko tubijya, keretse iyo ngiyi imvura itaguye tukaja gushaka nk'igisura nyine ahantu cashibutse karuco dusoroma. Wenda ndagira ngo utubwire kuri icyo kintu neza. Iyo ukuyemo 700 no guteka ibijumba, mwashatse imwe mu gitari mugateka ibijumba mukarya gutyo gusa, byakunze mukarya igisura? Nabwo niyo mfite igikukuri numva nta kibazo. Ubwo buzima mubayemo rero imyaka ingahe? Imyaka 6. Imyaka 6 we n'abana bawe murya ibijumba, nabwo kubera nabwo no kujya kubishakisha mwagerageje kubikora mu gitari, mukaranja mugafunda ubuzima. Isira kitabonetse tukabona nk'igihumbi, twifashisha nk'agasombe wenda ka 200. Mukarya. Aba bana rero kuko wabonye abantu benshi bagufasha, ntago wigeze ubona abantu byibuze bagufasha kugira ngo abana basubire mu ishuri? Nabuze abantu bamfasha, mbura nuvuga ngo wenda uyu nguyu reka mwitangire mwigishe, ubwo bibura urugamba kuri njewe, ubwo ndiyakira ndatuza. Mama, ariko ubu ngubu kwiga byabaye igihumbi, umwana ajya ku ishuri akabona igihumbi bigakunda? Bigakunda akaryayo? Abonye ukwiga, abonye intuza gose yakwiga. Babonye ubushobozi bakwiga pe. Urumvikana n'igihumbi ntago ubasha kugikorera ku munsi, kandi ayibonye no kurya gutyo gusa. Oya ntaco pe. Ngiye no gusaba inkunga ku murenge biranga. Bakubwira ngo iki ku murenge? Barambwira ngo ninje gushaka impapuro zo kwa muganga, ne navurijeho umugabo. Ubwo ise arazinyima, amaje kuzinyima ubwo bita ncika indege ndicara. Mama rero ndumva ubuzima ubayemo burakomeye, navuga ko ari ubuzima bwo gushakisha buri munsi. Iyo wabonye 700 iyo utayabonye bigenda bite rero? Iyo ntagabonye twaramenye turiyakira tukaryama. Mukaryama n'abana ko mbona ufite umwana wonsa se bigenda bite kandi ubutariye? Uyu si nawe bwo yaramenyeye, yabaye ingwengere yaho yaramenyeye. Yaramenyereye. Ndumva ubuzima bwaho ngaho bukomeye cyane kabisa. Mana nta kintu unongere c'isuku. Umuntu wari wambaye basi nayo yaje kumeneka. Ubwo hari nundi wari wambaye agasafuriya, nta gikoresho buno nkigira. Ntacu. Ngo nibwo ubuzima ndi gucungira. None hari abantu bazabona iki kiganiro, mu by'ukuri wakifuza ko bagufasha iki? Bamfasha iki? Bamfasha nk'inzu, bagatera n'abana banje inkunga,
bagasubira mu ishuri. ubwo ibindi byose n'Imana ikubireba. Uyu mukuru ndabona ashoboye kuvuga mu tuvugane twumve. Musore umeze ute? uko biri uko biri urashima Imana. Musore ubu ngubu ubonye ubushobozi wajya kwiga, ndabona n'imyaka yaragusize wenda mu wa kabiri maze utapfa gusubiramo. nakwiga nta kibazo. Wakiga uzi gusoma se? Gakeya. Kwandika se? nabyo ni buhoro buhoro. Kwandika nabwo ni buhoro. Ufite imyaka ingahe? 16. Ubundi se uramutse ubonye nk'uburyo bwo kwiga umwuga wakiga nk'iki? Wakiga nk'iki? Niki wakiga uramutse ubonye uburyo bwo kwiga umwuga? Gukanika. Wakiga gukanika. Ariko mbere ugitangira ishuri wumvaga uzaba iki? Wumvaga uzaba iki mbere ugitangira ishuri? Umuganga. Wumvaga uzaba umuganga. Noneho bigeze uravuga ati byibuze Imana imfashije nkabona ndihira imyuga nkiga mekanike. Ihangane biri Imana izabikora. Mu murumuna wawe nawe tuvugane gatoya. Mukobwa biti? Ni byiza. Ufite imyaka ingahe? 14. 14. Uzi gusoma se? Oya. Kwandika? Nabyo ndabyonze. Ntabyo uzi. Ugize imyaka 14. Ku ishuri kugira ngo uvemo byagenze bite? Urumva wavuriyemo mu wa kangahe? Ni mu wa kabiri. Mu wa kabiri. Kugira ngo uvemo byagenze bite? Uko papa yagize ikibazo cyo mu mutwe n'imiryango mama yashakiyemo zikamutererana bakavuga ati mama natujugunye. Bakavanga mama wanyu nabajugunye. Icyo gihe wari ku ishuri? Bigaga mu wa kabiri. Byagenze bite tubwire nyine kugira ngo ufate icyemezo cyo kuva mu ishuri? Wari ubuze iki byari bigenze bite? Nabonye ko ndabyo kujya dufite ndani inzu dufite tuva mu ishuri. Icyo gihe mwararagaye kuva ngo nta nzu mwari mufite? Inzu twari turimo yahise isenyuka. None se ubuyobozi bw'ikigo nta kintu bwigeze bugufasha? Nta kintu bamfashije. Nta kintu bigeze bagufasha? Ubundi se ugitangira mu ishuri wumvaga uzaba iki? Numvaga naba umutica. Waba umutica? Ufite rero imyaka 14 ariko birumvikana wakiga no gusoma ukajya byigira no mu rugo. Ubonye se ubushobozi wasubira mu ishuri ukiga? Narisubiramo. Warisubiramo. Ndabona rero none imyenda uyikura ndabona n'imyenda wambaye irashaje haba no ku rukweto wenda ngira ngo abadukurikira bazaba babibona neza. Murabona ko n'uyu mwana inkweto yambaye ni inkweto izi nkweto ndabona zishaje. Wenda musaza niwe mbona upfa kugerageza. Hari umuntu ujya ugufasha? Iyo babonye nambaye ubusa hari umuntu uvugaga ngo mfite umwana ufite umwenda ufite imyenda myinshi bakamba umwenda guma. Kugira ngo wambare nuko hari umuntu uvuga akakubona uri umwana w'umukobwa akabona wambaye ubusa akaguha kenda. Yahumura rero Imana izabikora uko byagenda kose sibyo? Kandi ugomba gusubira ku ishuri ukiga kugira ngo uzabashe kurwanaho ku muryango. Reka tugaruke kuri uyu musore nawe tubwire ukuntu yavuye mu ishuri ko mwese mwaviremo mu wa kabiri. Tubwire nawe byagenze bite kugira ngo uve mu ishuri? Byagenze bite kugira ngo ufate icyemezo cyo kuva mu ishuri? Twaburaye tukagira ubute. Nyaga mwaburaye mukagira ubute. Ubundi se nkaga mufite ibikoresho rega mu bivuge neza kugira ngo umuntu abyumve. Nabyo ndabyo. Mwiganaga amakaye angahe? Ntirimo. Wiganaga ikayi rimwe mu wa kabiri. Ubwo ukandikamo amasomo angahe? Yose. Amasomo yose. Ayo babigishe yose. Mu wa kabiri wiganaga ikayi imwe, mushiki wawe yiganaga angahe? Nawe yiganaga rimwe. Hanyuma reka tugaruke kuri mama, muhe mikro mama wanyu niwe tugiye gusorezaho. Mama birumvikana ko abana bavuye mu ishuri kandi Imana igibasha guhindura amateka sibyo?
ibasha guhindura amateka. Wagize amahirwe wenda ubona ubasha kukurihira mituweli umwaka washize, ubu ngubu ufite ahantu ucumbitse. Wenda tugana ku musozo, umuntu uzabona iki kiganiro n'icyo wamusaba n'icyumva yagufasha? icyo yamfasha ni ukunterera abana inkunga bakanamfasha bakampa n'inzu. ni ukutera abana inkunga gute? Bisobanure gute? Ushaka kwiga iby'imyuga ubwo bakarimushakira iryo shuri, n'ushaka kwiga bisanzwe nabyo bakabimufashamo. Nta kindi kintu wavuga? Kurya se urabibona bimeze byo kurya byo ni ikosi. Ni ikosi pe, mu rugamba. kuko imvura iguye n'iminsi 2 dushobora kusasa tukaryama, n'ukwezi kwashira imvura iri kugwa tukabaho guca. Tubwire, ngiye imvura iri kugwa bigenda bite? Turaryama. Murasasa Ikintu waje mu gitari nk'iki imvura yaguye ngo ugire nkubona ngo zitoragure ngo wazijana nko mu isoko. Oya, ni ukwiberaho guco gusa. Reka dushimire mwese abakurikirana Narayibonye TV. Dufite umwanya mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo tubasuhuze, ariko tunababwire ngo uyu ni umuryango mu by'ukuri ukwiye gufashwa, kandi mu mateka yabo n'ubuzima bwabo bugahinduka. Ni umuryango w'abana 4, 3 muri bo ntago biga, nubwo muri kubona uyu nguyu ukiri mutoya. Aba bose bavuye mu ishuri ntago biga, kandi urabona ko igihe cyo kwiga mu by'ukuri cyabasize. Umubyeyi nibwo ari gutakamba avuga ngo byanze bikunze mbonye uburyo bakiga imyuga, hari ikintu cyahinduka ku buzima bwabo. Rero hari ikintu wabona cyo kubafasha, ushobora kubafasha. Turaza gushiraho nimero ya telefone ahangaha munsi. Hari ugize umutima ukunze, hari umva wagira ikintu wabafasha, mu by'ukuri wafashiye umuryango. Mu by'ukuri turi abantu b'Imana bakunda gusenga. Hagize uwumva afite umutima ushaka cyangwa se umutima wo kubafasha, turi buze gushira nimero hano munsi ku buryo ushaka kubafasha yabafasha. Mukore subscribe ndetse like ndetse na comment, notification ni byiza kuyikora kugira ngo ibiganiro bya Narayibonye TV mujye mubasha kubibona. Kandi twebwe tuzajya twibanda muri iyi misozi yo mu cyaro, aho abantu badashoboye kujya.